Ese wigeze wibaza ukuntu umusirikare ufite ipeti rito nka kapiteni cyangwa koloneli ashobora gufata ubutegetsi mu gihe hari abasirikare bafite ipeti rihanitse nka generali? Bisa nk'ibitangaza ariko birashoboka. Reka turebe impamvu zishobora gutuma bishoboka. Muri politiki n'igisirikare, ubuyobozi n'icyubahiro si buri gihe bishingira ku mapeti, ahubwo rimwe na rimwe bishingira ku muntu ufite ububasha n'ubushobozi nyabwo. Ariko se biba byagenze gute ko umuntu uri hasi mu nzego z'igisirikare ashobora guhaguruka agafata ubutegetsi agasimbura abamukuriye bose? Reka tugende gahoro gahoro tubisobanure mu buryo bworoshye. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ububasha nyabwo si ipeti, ni icyo ufite mu maboko. Hari igihe kapiteni cyangwa koloneli aba ayobora unit ifite imbaraga nyinshi ndetse n'ibikoresho bikomeye. Urugero, nka unit y'abarinzi b'umukuru w'igihugu, ingabo zidasanzwe special force, cyangwa ikigo cy'itumanaho. Uwo musirikare uyoboye unit nk'izo aba afite urufunguzo rw'ubutegetsi kandi aba afite ububasha kurusha generali uri kure. Urugero, mu 1983 kapiteni Thomas Sankara wo muri Burkina Faso niwe wakoze coup d'etat akuraho abari bamukuriye, kandi yari afite ipeti rito rya kapiteni. Impamvu ni uko yari afite abasirikare bamukunda kandi bamwizera, ndetse yari afite unity ifite intwaro zikomeye. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya, abakuru b'igisirikare baba badashyize hamwe. Hari igihe ba generali baba bafite ibitekerezo bitandukanye, cyangwa bamwe bari hanze y'igihugu. Iyo habayeho kutumvikana cyangwa gutinda gufata icyemezo, uwo munsi kapiteni wifitiye icyizere ashobora gukora vuba akigarurira ubutegetsi mbere y'uko abandi batangira kwitabara. Urugero, muri Mali, Colonel Assimi Goïta niwe wafashe ubutegetsi inshuro ebyiri, mu mwaka wa 2020 ndetse na 2021. Yari afite ingabo zimukurikira mu gihe bamwe mu basirikare bakuru batinyaga kwivanga. Icya gatatu tugomba kumenya ni uko coup d'etat itsinda kubera gutungurana. Coup d'etat ntabwo ikorwa mu ntambara ndende, ikorwa mu masaha make cyane. Iyo ufashe ahantu hakomeye nk'ibirindiro by'umukuru w'igihugu, televiziyo ndetse na radiyo by'igihugu ukabifata byose, icyo gihe ba generali benshi bategereza kureba uko bizarangira mbere yo kugira icyo bakora, kandi uko gutinda niko gutuma ku irangira neza ku bayikoze. Icya kane ugomba kumenya ni uko hari ubwo ba generali baba babyemeye rwihishwa. Hari igihe kapiteni cyangwa koloneli uri kwisonga ari isura gusa y'abakuru bihishe inyuma. Iyo coup d'etat itagenze neza, abo bakuru bavuga ko batari bayirimo, ariko iyo irangiye neza baragaruka bagafata imyanya ikomeye. Icya gatanu, icyo rubanda n'ingabo zisanzwe batekereza kuri iyo coup d'etat kiba gifite uruhare runini. Niba abaturage n'abasirikare bato bashyigikiye coup d'etat kubera ko ubuyobozi buriho bwananiwe, burya ruswa cyangwa buyobora nabi, ba generali batinya kuyirwanya, kuko ibyo bibagaragaza nk'abagihagaze ku ruhande rw'ubutegetsi bubi. Mu by'ukuri gukora coup d'etat ntabwo bisaba kuba ufite ipeti rinini, ahubwo ni ugutinyuka mbere y'abandi, ukaba ufite abasirikare bakuri inyuma ndetse ugafata ahantu hafite agaciro gakomeye. Niyo mpamvu twumva kenshi ngo kapiteni runaka yafashe ubutegetsi nubwo hari abajenerali benshi bari hejuru ye. Ibi byose bigaragaza ko imbaraga nyakuri ziba mu bikorwa ahubwo atari mu mapeti. None se wowe ubitekerezaho iki? Ese utekereza ko coup d'etat ari uburyo bukwiye bwo guhindura ubutegetsi cyangwa ituma igihugu gisenyuka? Tanga igitekerezo cyawe hasi, ntiwibagirwe gukanda like ndetse no gukanda subscribe kugira ngo ukurikirane andi masomo nk'aya.